Nagusuje kandi nizere ko umeze neza kuri cya Kigali News 150. Nizere ko umeze neza. Of course nitwa Chekecho. Yakamenya ngo dukina n'abana, ukina abanyina, usura batandukanye mu bice biye bitandukanye, usana imitima yababaye, utanga ibitekerezo ku bamukurikirana, waje gusigiriza ezo yasenye, waje kotsa ibyanze gushya. Kigali News 150. Nizere ko mumeze neza. Umugoroba mwiza, igitondo cyiza, ijoro ryiza, ukurikirana hagiye hatandukanye. No munsi nifuje ko kubasangiza amakuru mato ariko nanone ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kwamamaza, kubera ko buri ikintu cya mbere iyo ugira amahirwe y'umuntu ushora imari muri business, akihangira umurimo, akagira abakozi bagera mu 10, kabati Chekecho bandaburire. Ariko amakuru agezweho nze kubagezaho, mukanda subscribe cyangwa muyireke, kuko uramutse uri umufarangi nk'umuntu kuri biganiro mugezaho, nta nubwo nayigusaba batugira bata muri commentaire. Mumeze mute abari mu Rwanda, ingabo z'igihugu mwese muri mutumwa bw'akazi, abari Central Africa, abari muri Bode Barigado, ndiko bivuga mwese, polisi, inzego zitandukanye zose zo mu Rwanda ndabasuhuje cyane. Ariko nizere ko mwagiye mukurikirana gahunda zitandukanye. Ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaganiriye n'urubyiruko, yavuze byinshi bitandukanye, ariko ndabiza ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ariko hari ikintu urubyiruko nje kubwira urubyiruko nje kubabwira, abapasiteri babwire, hanyuma mpite nigendera ngarukane ku pesa zanyu. Siko bimeze urubyiruko, tugiye kuri bashiki bacu. Mundebereye foto iri kuri screen, iyo foto iri kuri screen mwindebere. Bashiki bacu se rero foto kuri screen turagiye tujyana ku bindi. Uyu mukobwa afite akamaro igihugu cyacu. Umukobwa mubaye kuri screen yarambiye gusa akamanota. Nongeye kugutamo video ya Paul Runo ngute wemye. Ndamubwira imbere yawe ni heza, n'utashaka ari heza kuri wowe. Uraza tukakwegera n'ibiki. Ariko hari abantu bashaka, nimba ufite YouTube channel ushaka subscribe na views, ujye usabye umuntu Yongwe imbabazi wasabye wowe, Yongwe wowe imbabazi wasabye wazibaye ku mutima. Urafata umugore w'umugabo yabuze umugabo yasize abana b'imfubyi, uraje ngo Pasadogeni ngo yabyaye ngo gafite umwana ngo yabyaranye ngo na Diane, haje ngo umuvandimwe ngo Pasadogeni yavuze ko nta muvandimwe agira. Ibyo yatangaje byabaye mu Rwanda, abanyarwanda bose turabizi.
1994 Pastor Eugene yarabivuze. Ntabwo njye ndi umwana muri iyo myaka, ariko nari nyine muto, ariko yarabivuze. Uraza ngo nguriya ngo yabyaranye ngo na Pastor Eugene ngo si batazi mu 50 ngo umuntu ajya gusebya undi. Kora subscribe, kurikira ino video igiye gukurikiraho. Aho turi ubu ngubu turereye i Nyamirambo, umurenge ni Nyamirambo, akagari ni Akamumena, hafi ya stade Mumena, muri metero 30 ku cyapa cya 293. Ngwino tuguhe ibyiza, ngwino tuguhe serivisi nziza, ngwino uryame uruhuke, ngwino wishime unezerwe. Ariko tariki ya mbere please, nta rusaku dukeneye. Ba bantu barabacuranga basakuza abantu, abarara basenga, ugasanga burya n'abagore b'abagabo n'abagabo b'abagore barara basengera umuntu. Urasengera umuntu umufashe ku kibuno ngo leta isarema mare bibiri, umugore w'abantu ukamujogeza byaranye bikaranya umujyanye mu cyumba. Elizabeth kuri kamera. Imana ibane namwe, mugire ibihe byiza. Yes, reka tubagezeho ibyiza byetandukanye muri Labelel iherereye i Nyamirambo mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Mumena. Tubagezeho byetandukanye, kurikira buri kimwe cyose kigiye gitandukanye, umenye ibiberamo hano byetandukanye. Wowe udukurikira byatandukanye. Iyi ni restaurant Labelel bar, aho tubagezeho byinshi byetandukanye. Ushaka icyo kurya, ushaka icyo kunywa, ushaka kwakirwa neza, ushaka buri kimwe cyose, customer care byose birahaba. Nkuko tubagera tubereka ahagiye hatandukanye. Ahangaha tuherereye mu murenge wa Nyamirambo, mu karere ka Nyarugenge, mu kagari ka Mumena, kuri stade ya Mumena. Uvuye Cosmos Mwanamabuye ugiye kuri stade ya Mumena ku cyapa cya 293 niho tuba duherereye. Ahangaha niko muri murahabona hose. Ahangaha uko muhabona kameramani, turimo turabatembereza hose. Ahangaha dufite amashambure meza, dufite ibyumba bigiye bitandukanye. Iyo ufite umukunzi, noneho iyo muje muri couple, nimba mukoresha senkane, twebwe tubashyiraho 20 kugira ngo tubakirane na yombi dukomeza. Ariko by the way, ibiganiro byose byacu kujya kuri Kigali n'ubuzima bwa 50 tuba turi tayari. Ahangaha n'abakiriya aho babaherereye, ira hirya cameraman azuminga ari biyari, dukomejemo gutya n'umuturage n'amagoreke. Ahangaha niho twayire ku muryango, ni muri Labelel restaurant bar. Harimo restaurant, harimo bar, amarogi meza, amashambure. Waba uri muri Amerika, waba uri mu Rwanda, waba ukeneye gukuruza ibitekerezo cyangwa no mu mutwe, dukomejemo indani, gahunda zose ziba ziri ku murongo. Ariko abari VIP, so turimo turabatembereza. Ahangaha turimo n'indani, amashambure yo mu biganiro bitandukanye. Mukeneye siporo, mukeneye kureba imipira yo mu Bwongereza, mu isi hose ndetse no mu Rwanda. So ahangaha uko muhabona, ntabwo ari muri za ntebe ziciriritse please, turi muri VIP. Ahangaha turi kuri comptoir, buri kimwe cyose, nta kintu waba, inkoko, ifi, byose. So tujya muri VIP kugira ngo gahunda zigende neza. Hari abantu batajya bashakana mu masapurize. Iyo tugize gutya cameraman, iyi VIP, iyi ni VIP, gahunda zose ziba ziri ku murongo. Ahangaha ukeneye na keke, abantu bakora ikibijyanye na isabukuru y'amavuko yabo cyangwa surprise runaka, byose birahari. Ahangaha niho tuharereye, turi Nyamirambo. Nomero yacu ya telefone kuri kino kiganiro, ino video kuri screen hariho inomero ukeneye guhamagara, akavuga ati gutya na gutya nifuza iki. Niyo waba uri wawe mu rugo, aho waba uri hose, ndetse n'abari hanze y'igihugu, ni kuri telefone. Wenda ibi ngibyo twabereka, ariko turahakumbuje. Ndabona ni ikintu nka gutya bize neza. Ahangaha hari abantu bisawa, hari abantu
fresh. Hari abakobwa noneho beza batozwe ikinyabupfura, batozwe icyo bita customer care. Umunyarwanda aravuga ngo ikintu cya mbere n'amakuru, ikindi cya kabiri ngo akira na yombi abakugana. Tubaye ikaze muri restaurant bar La Belle, duherereye mu murenge wa Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyamirambo, mu kagari ka Mumena. Icyapa kikweba aha ngaha ni 293 uvuye ku muhanda wa kaburimbo ugakata umuhanda amabuye yo kuri stade Mumena, naho ngaho iyo uhageze byose. Kuri screen hari nomero, reka tubashimire wowe uzahaza kandi wowe ufite hano n'uko turabwakira n'ibigiye bitandukanye. Reka mu minsi iri tuzabatembereze noneho aho amaroja ari, kubera ko wenda impamvu tutashyizemo nuko harimo abakiriya. Imana ibarinde.